Yakoze umurimo w'Imana hano, yabaye pasiteri mu myaka yashize. Wahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, Yego, umutima we ntube mu buriganya. Yego, turongeye turabasuhuje, ni Anakire nk'ibisanzwe, nk'uko nahoze mbibabwira no mu biganiro twagiye dukora bigiye bitandukanye byatambutse kuri iyi channel. Hanyuma rero nongeye kubaha ikaze, tugiye kwiga bimwe ku ijambo ry'Imana byagufasha muri kino cyumweru tugiye kwinjiramo. Nk'uko musanzwe bimenyereye, content nshyashya kuri iyi YouTube channel, ni content yitwa ijambo ry'icyumweru, aho buri cyumweru tugerageza kwegera abantu badusuye mu kigo, mu itorero ryacu n'undi sanzwe gukora mu kigo. Especially rero uyu munsi twagize umuntu n'undi wabaye muri kino kigo mu bihe byatambutse, yakoze umurimo w'Imana hano, yabaye pasiteri mu myaka yashize. Ubwo aratunyuramo gato cyane, hanyuma atatubwira ku ijambo ry'Imana dutegura uyu munsi. Twakwakiriye. Murakoze. Amazina nanone ni Enoki. Enoki Nsengiyumva. Yego. Nari nabivuze kuri video itambutse ko nabaye hano 2018 kugera 2021. Nari pasiteri, nakoraga umurimo w'Imana muri Protesta, ariko nari mpagarariye n'amadini yose akorera, amadini n'amatorero yose akorera muri kino kigo. Yego. Muri icyo gihe Imana yaradushoboje, ibyo twatekerezaga yarabidushoboje. Turashima Imana ko kuva ubu tuhageze dusanze ibintu byaragutse birenze uko twabitekerezaga. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma rero ni muri iyo gahunda nasanze aha twakira tukigana ijambo ry'Imana. Nagize twigane gato ku ijambo ry'Imana. Oya, ni muri Zaburi. Zaburi barayiririmba ntabwo ntabwo bayisoma. Reka turirimbane Zaburi ya 32 ku murongo wa 2. Yego. Aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego. Iyi Zaburi tufatanye kuyiririmba kandi tumve tuyisobanukirwe. Yego. Wahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Yego. Umutima we ntube mu buriganya. Yego. Biragoye kandi birakomeye cyane, ariko ni nabyo bikenewe muri iki gihe, ko umuntu mu mutima yatabamo uburiganya, akaba ari wa muntu wifuzwa n'Imana n'abantu. Yego. Nk'uko Dawidi yabayeho, Imana ikajya ivuga ati uyu nguyu ni umugaragu wanjye nkunda kandi nishimira, kubera ko yari afite umutima uhuye n'uko Imana ishaka. Yego. Rero niko iyi Zaburi tubwiye ko hahirwa uwo muntu Uwiteka atabarirwaho gukiranirwa. Gukiranirwa byo ni byinshi, murabizi, ibyaha bitandukanye, ariko Imana idushoboze kugira ngo tube muri uwo mwanya wo kudakiranirwa, kandi imitima yacu Imana ntibonemo uburiganya. Even n'abantu naho tugenda, ibyo dutekereza, ibyo dukora byose, mu nzira tuba turi hose, ntihagire uburiganya butugaragaraho. Ntabwo rero twabyishoboza twe nk'abana b'abantu. Twe nk'abana b'abantu twakibeshya ngo ibi ngibi babyishoboza, no kuba wabyutse ntabwo ari ku mbaraga zacu. Yego. Ni imbaraga z'Imana ziba zabikoze. Reka dusenge, dusabe Imana iduhe umwuka wera, iduhe n'imbaraga zo kugira ngo tuneshe ibyo bigeragezo. Yego. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko dukunda, tugushimiye ko waturemye, tugushimiye ko wemeye ko duhurira no muri GSP, ukaduha umurimo wawe kugira ngo tuwukore. Niyo mpamvu tubishyize n'ahabona, tukabwiriza n'abatari aha ngaha. Buri muntu wese ubonye rino jambo ry'Imana, ubane nawe, ure ku mutima we, ugendane nawe, umuhe imbaraga. Dusabye umwuka wera, imbaraga z'ijuru zize zimugote, zibane nawe, zimushoboze kubaho kandi zimushoboze gutungana muri byose. Ngwino ubane na buri umwe wese mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Enoke arakoze cyane kutuganira ijambo ryiza cyane. Ni indirimbo yo muri Zaburi, arayituririmbiye neza cyane kabisa. Hano ni Dawidi yaje avuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo kandi umutima we ntugaragareho uburiganya. Ubwo rero nawe iryo jambo rigenderemo muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo, ndabyizeye ko rizagufasha. Ni Anakire rero, tuzakomeza no kubana mu bindi biganiro by'umwihariko. Rero nkomeza kubararikira ikiganiro kiri imbere turi kubategurira, kivuga ku mushinga mugari n'ubundi w'itorero rya Groupe Protestant ikorera hano muri GSP. Uramutse nyamara urebye iki kiganiro hari amakuru uzi kuri iri torero cyangwa se rigeze kuribamo, wanyabikira muri komenti, turaza gushyiramo contact ushobora kutwandikiraho kuri WhatsApp.
and then ukaza kutwandikira ukatubwira ko hari amakuru ufite kugira ngo tubashe gukora umushinga mugari cyangwa se umushinga mugari turi gutegura ubashe gushyirwa mu bikorwa. Ni Bethesda outside cyangwa se uzajya ufasha buri muntu wese wabaye muri groupe protesta by'umwihariko wararimbye muri korali Bethesda ndetse na worship team Exodus. Abo ngabo rero nyuma y'uko bagiye hanze bakajya gukomeza gukora umurimo w'Imana muri korali yo hanze, ariko n'ubundi izajya igirana imikoranire n'itorero rya groupe protesta. N'umushinga mugari rero uracyari mu ntangiriro. Niba hari amakuru ufite wayatanga nyabona, nyabikira muri comment cyangwa se muri description, harimo nimero cyangwa se twandikire kuri iyo email iriho. Hanyuma rero ubwo butumwa nituza kubona uraza kuba nawe ushyize itafari ku murimo w'Imana. Enoch, ndizera ko nawe uzi ko mu mbere mu gutanga amakuru. Yego, murakoze. Amakuru ndayatanga rwose. Yego, cyane ko nabaye pasiteri hano igihe kirekire, yumvikana hari amakuru menshi ufite. Yego, murakoze cyane rero kuba mwaka iki kiganiro mumusakutsa kujya sharinga abandi kugira ngo iri jambo nyabona rigere kuri benshi, dukomeze gukora umurimo w'Imana. Iki nicyo gihe tugomba gukorera Imana, haba mu bihe byiza cyangwa se bibi, mu bigoye cyangwa se byoroshye. Hari n'uwavuze ngo mu byishimo cyangwa turi mu bigeragezo, ndakeka buriya nawe atarabeshye. Yego, no mu bigeragezo nyabona ujye ugerageza ukorera Imana no mu bihe nk'ibi bigoye. Na hano ku ishuri turayikorera, nawe aho uri korera Imana, sharing iyi video ku bandi bantu kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze kugera kure. Ni Anakire rero, naho ubutaha. Ciao ciao.